banzi bampera umugisha. Rwema rero adversaire yamuhabuye. Nibwo bwa mbere nta n'umugabo utinya adversaire akamukanga neza agahita adagada. Gute Numva sha adversaire yamukanze gute? Urabona Rwema yaramaze iminsi ariko ni byiza ariko nabwo mwanzuro yafashe niwo wo gusezera nubwo ntarabigera ariko reka mbanze nkubite mbangura. Rwema ni byiza guhita asezera kubera yuko impamvu amaze iminsi asesengura kubita squat. Urumva kuri Rwema nese ubwo uragira ngo nje kuvuga ngo Rwema njyansabye gukanda akanyenyeri sinabishobora. Iyo umuntu avuze kanda akanyenyeri aba ari amafaranga, urugero nka essence cyangwa se uko yakugeraho. Rero urumva nabishobora. Ubwo rero Rwema yaremewe abakire. Nese ubwo niba uri mu rwego rw'abantu bashobora kuba bakwaka ikiganiro Rwema akagusaba gukanda akanyenyeri, urumva atari we waba utunze Rwema? Nawe wisuzugura umugabo. Urumva wisuzugura umugabo. Rwema afite ibintu byo kuvuga byinshi kandi bihagije. Urumva neza? Kabiri, Rwema ni umusesenguzi mwiza bwo sina uko biri ntago najya impaka. Rwema ni umusesenguzi mwiza. Ikindi ari gusesengura abishyira mu rundi rwego pe nkuko yabivuze. Agasesengura nyine ikintu wumva ku buryo ngiye narabanje no kugira ngo ni umunyamategeko ariko ngo nawe ni ukuyasoma cyane. Niyo mpamvu ejo bundi waje uvuga ko ari umunyamategeko none uje kwivuguruza. Nge se ndivuguruza kuri Rwema ari icyo mfa nawe. Hari nubwo se yantutse ngewe ko atajya atukana. Numva Rwema ahubwo we ngiye ikintu mbona muri comedy pe ikintu ngiye mbona kuri Rwema twahise twinjira mu kuba twakataka tudasobanuye ese Rwema asezeye ate. Ibyo rero nyine asezera iyi nkuru ndumva rero Rwema hoya buretse nabyo nose ku kiganiro tukigifite turacyagifite. Habwo ari ukuntu ngewe umuntu uburegarega mwe ntimubireba ko umuntu uregaregara none amakuru kumva yakubanye menshi byata none rero ugahita uvuga ahubwo Rwema ngavuga uko yasezeye. Hoya noye mutumirwa ahubwo none se nyine ko ndi kubivuga ukavuga ngo tuyitangira igice ruvuga ngo Rwema ubu tuvugana we yidekaraye avuga yuko umuntu wese ugomba kumuhostinga yaba ari umunyamakuru bagomba kujya basinya niki amasezerano bakajya no kwa noteri. Niyo mpamvu natangiye mbabwira n'ubundi Rwema ntago yari wo ku mihanda ku bukira afite yari yishimiye no kwamamara kuko hari abakire benshi bazwi muri banke babitsamo mu bikorwa nyine baba bakora mu business bazahurura koko. Ubwo njewe nakoze impanuka bararira none bibaze nimfa ariko ari comment ebyiri nasomye shameta mbona ko hari abantu badakishijwe. Ari umuntu wanditse muri comment ati narinzi ko muri kukibika ko cyapfuye nko kiracyanahumeka buke. Hari abantu batwandikaho comment kutatubwira. Thank you Mr. Rwema. You are supporting I thank you Rwema. Nyine bishoboka ko ushaka kubana n'umuntu umwe muri mwakita biki Imana. Ubwo busesenguzi rero nge ndabona butari bwo ntago ari bwo ngwino usesengure ibikwiye ureke gusesengura ibidakwiye kuko biriya bintu wasesenguye n'umwana ufite imyaka 2 ntiyabisesengura ariko no mu Kinyarwanda nabwo ndabibuze ni character. Twese ntago duhuza character. Ubwo rero uri kumva by'ukuri ntago Rwema waza uvuga ngo uyu muntu ngo nibari kubana wayi gute batari kubana wehitarana Imana yagoye yo kugira abandi inama izabipfuye ubusa. Ibyo rero by'amako ahubwo avuga ngo ukeneye ibinyamakuru wenda bikugura biza bikugure abari uzajya utanga ibiganiro gusa kuko bibaho. Ntago ari cyo Rwema ashaka kuko nabamubwiye kuba yarabivuze ku mihanda namubwiye kuba bamugura yarabyanze ati ngewe ubwenge bwanjye nubwo guha abantu bose. None nimba ari ubwo guha abantu bose ni ukubera icyo abishizemo amananiza. Wenda navuge ko ruriya rumodoka rwe yabuze sansa rushyiramo
abibwira abantu avuga uti nanjye aka business nakoraga nje cyo nabwiraga Rwema we humva nkubwire nyumva turagukeneye umusanzu wawe ntago turawutesha agaciro utumva nanavuga gutya umusanzu wawe urakenewe ibyo byo gushyiraho amananiza ntago ari byo hindura ibintu wavuze bihindure ibintu byo gushyiraho amananiza ntago ari byo ubusenge nazakubona ubundi se hari umunsi n'umwe wari bwakoreshe Rwema ku kuri nyako ariko Rwema ni inshuti yanjye Rwema mfite ifoto yanjye nawe urumva icyo ni icyambere bamwe na bamwe mu bantu bari kugenda bafungwa bari kuzira ibyo bavugiye ku mbuga nkoranyambaga kuba Rwema yafata icyemezo oya Rwema se nk'umuntu ufite IQ ya 4 ari ubwo 4 biri hejuru oya ufite 4 uri muri 4 dimension Mutabazi oya Mutabazi nayo ushingiye ku cyo nayo se wavuga ko aba muri 4 dimension gusa Mutabazi ni umunyabwenge nawe arabizi ko mukunda ewana agusobanura ikintu ukacyumva noneho gutya mwicaranye muri kumwe agusobanura ibintu ukabyumva neza cyane ariko hari ibintu bidakunda iyo muri 4 Mutabazi ari muri 2 uramumanuye ari muri 2 ni hari rwose aho muri 2 niho ko nimba ngende muri rimwe wese rimwe uryo ririmo ntaryo rero ubwo ngubwo Rwema ari gushaka gushuka abanyamakuru ngo ajye bajyana muri gereza ntago ari byo ibyo ntago ari byo ndabihakanye ngenda bisheshe ubwo uravuze ngo abanyamakuru babe maso ahubwo uzasinye ayo masezerano azaza yicare avuge wumve biraryoshye avuge wumve nibyo ubyaporodinga ubishyireho abantu nibabibona icyo nzi kibyo murangira yifugiye do nabyumvishije amatwi aya ngaya nyine ubwo hari abanyamakuru bashobora kwiyahura ibyo babyita kwiyahura ariko ubwo igisobanuro ni iki ni uko Rwema intebe nyimukuyeho nkaba nyicayeho nyigukuyeho kubera ibyo bintu byawe ubwo ngemise nyicaraho kuko ntabwo ibyo bintu byamananiza byakunda ikibazo nuko witoye reka nkwibarize ubundi muri aka kanya umuntu witwa Justin wicaye ku ntebe ya Rwema ubaye wicaye reka mvuge gutyo ku ntebe ya Rwema mva ko ntoye ndetse Rwema yatubwiraga ingingo rimwe na rimwe ku biganiro bigiye bitandukanye akatubwira ati ingingo yo kuba umufatanyacyaha ihanishwa igihano iki n'iki nkawe none reka tuvuge ngo kuba umuntu nyamakuru n'umutumirwa bafatanya icyaha bihanishwa ihe ngingo kuba umunyamakuru njyewe nawe mutumirwa kuba dukoze ikiganiro kikazamo ibyaha muri make reka mvuge ngo nubwo wabivuze ngende umufatanyacyaha kuko naguhaye ino microphone yanjye ngo ube watangarizaho bica no ku muyoboro wanjye ube watangarizaho ibyo bintu bigize ibyo byaha bihanishwa n'ihe ngingo biterwa nyine n'icyaha nyine y'ubufatanyacyaha niyo nakubwiye ingingo y'ubufatanyacyaha rero ngiye ntago ndi porokireri ubwo nimba nsimbuye Rwema nzajya mu bitabo mbisome ariko ubu ngubu ngiye sindi porokireri ngo mbashe kumenya ngo icyo cyaha cyakozwe gihanishwa iki ariko ngiye nk'ibyaha nirinda gukora niyo mpamvu ubona abantu bose baba bavuga uti Justin mwamujyanye banjyana ese ngiye nasomye itegeko rituma ntakora ibyaha hano kuri iyi mihanda nirihe nk'itegeko ryo gutangaza amakuru y'ibihuha ikibihana kubangamira umuntu nyine kubangamira umuntu uragira ngo mvuge ngo ingingo y'ijana na oya baratubwiye ngo wasomye itegeko yo gutangaza amakuru nuko ibyo bintu bihanirwa imyaka 3 oya ni ingingo ya kangahe oya ibyo by'ingingo ntabyo nzi ahubwo nzi igihano urumva nzi igihano niyo mpamvu mbyirinda rero nje nzi igihano rero buriya nkanjye uzi igihano uhita unabyirinda nyine nubwo ntazi iyo ngingo ari yakangaye ngo nyirangira abantu ariko mba nzi igihano se twagutora dushingiye kuki twumva nta n'itegeko nari muzi byibuze nuba ari imitsi none se nanjye reka nkubaza itegeko icyo ni cyane uri kutubwira ko yego niyihe migabo n'imigambi wajya nicyo nonongeye kumaza udufitiye nje migabo n'imigambi mfite abantu mudukurikirana nubundi mporamba hasho
amakuru ku gihe ni igihe ubundi uturitse ibintu by'ibibombe ngo nturitse ibintu by'ibibombe ni iby'amakuru mutambeshye ikiganiro umpereza ikiganiro ku kuri nyako uzanye n'imodoka none nyigukoreshe uyimo cyangwa uyime gayihe geste si ubaye perezida si njye ubaye perezida kuko ubaye perezida uba mu nzu perezida yabagamo urumva si ujya ubibona se muri Amerika umuperezida uvuye ku perezida ava mu nzu yabagamo utowe akaba ari we uyibamo yebereka ntashye ubwo imodoka ya Rwema ubu tuvugana ibaye ya Pasteur Jesse nyine we turagurana byose rega turagurana byose warimuka kuko bimunaniye aze kuba igihara njye nimuke ngende njye kuba muri kiriya gipangu yabagamo urumva ariko kiriya gipangu ntago cyubakiwe abaperezida b'imihanda none se nimba ari perezida w'imihanda kuki atategura abaperezida bamusimbuye babo GASARO TV. uyu munsi twishimiye kubana namwe mu nkuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi twakiriye Gasaro turakwakiriye tugwaye ninjye ubaye mutumirwa aka kanya anza ngo ikaze nka mugenzi wanjye turi kumwe mu kiganiro imbere ya kamera zacu turi kumwe na Pasteur Juste Papa Matiku Papa Matiku mezute Papa Matiku mbona meze neza ariko buri muntu wese mu Rwanda yafite akantu azwiho ntabwo aba ari sawa rega abantu ntibakajye bagira ngo ibintu ni intambara ahubwo ibintu aba ari amahoro ibintu aba ari amahoro kuko kuvuga ngo Papa Matiku iki byose biraye mu gifu ugira ngo kandi ko Papa Matiku se biri bunyambura ubwiza mfite mu bagabo 10 mu Rwanda ba mbere wa mbere mwiza ndimo mu beza ba mbere ndimo nimba ndi n'uwicuma ariko urumva nta kibazo ubwo ndimo urumva intugu zawe se intugu zanjye ariko Ezekeri we urasetse buri muntu ashaka kukubwira ngo nta ntugu mfite ariko nawe afite amaguru anyunyutse cyangwa se areba utwiso dutoya buri muntu wese Imana imutaka uko yabigennye ijuru ryararebye ribona nyine ibumba rigomba kumbumbamo nuko nyine intugu zanjye kandi nazo ziri mu ntugu 70 nziza za mbere nabwo harimo intugu nziza nk'izanjye nyuma yuko tugiranye ikiganiro cyaciye ku Gasaro kuri Kiranuka cyavugaga ati nawe Rwema birangiye asezeye ikintu cyitwa imihanda kambanza nishimira abantu mukomeje gukora subscribe ngiye muri kumpezagira Imana ibaha umugisha kubera yuko ndi kubona bizamuka Imana ibanze bampera umugisha Rwema rero adversaire yamuhabuye nibwo bwa mbere nta n'umugabo utinya adversaire akamukanga neza agahita adagadwa gute numfasha adversaire yamukanze gute urabona Rwema yaramaze iminsi ariko ni byiza ariko nabwo mwanzuro yafashe niwo wo gusezera nubwo ntarabigera ariko reka mbanze nkubite mbangura Rwema ni byiza guhita asezera kubera yuko impamvu amaze iminsi asesengura kubita squat ubwo rero bisaba kugira ngo ugende ubanze utuze ubanze uruhuke numara kuruhuka uhita uza noneho witeguye ko amaze iminsi akora ibiganiro byinshi ariko yasesenguramo gato agakubita squat nekereza ariko ko atariyo mpamvu Rwema yasezeye imihanda yacu ahubwo reka mbibabwireho wenda no mu kiganiro cye yarabivuze yavuze ko we bishobora kuzarangira na wa wundi umwe amubuze kuko we avuga ngo ibintu noneho abantu tukamwumvira we ibyo atavuze mbese ngasobanura briefly nubwo atari ko yavuze ko avuga ibintu biri ku rundi rwego hanyuma abatabasha gushyikira ibyo avuze bakabifata ukundi nuvuga ngo ubundi Rwema ninde Rwema reka mbanze mubasobanurire noneho we utarunazi Rwema umumenye Rwema ni umugabo wihaye utaza kuri iyi mihanda akeneye ngo umuntu azamutelefona ngo namuha amafaranga ariko akantu yashizemo ko katumye nkemanga yuko wasanga ari mwakene ari gukena ko nimba yatangiye kuvuga uti ibintu byo gukanda akanyenyeri ubusaba bw'imodoka Rwema agendamo wayikandira akanyenyeri ukabishobora ugira ngo mpaye nka data
n'urw'urumodoka nararubonye ntago wayikanda akanyenyeri ngo bisho ngabibaze nk'ukuri nyako ariko kumukeneye kumuhositinga mama noneho haba hahiriye rimwe. ushatse kuvuga ko nta kanyenyeri wakanda? Sibwo nakanda imodoka ya RWEMA nimbinywa amafaranga make ahagurutse ni nka tarana. Telefone yawe register ngiyi hano jya muri ntuzi jya mu mibare se wagezemo jya muri nimero nyine yo hantu nyine nagezemo akanyenyeri kanda akanyenyeri gusa urabona ko adakanditse si akanyenyeri ukanze se nanjye RWEMA uzaze nanjye ubwo nzakanda akanyenyeri uziko mbonye ko bishoboka neze kubera icyo uri kwisuzugura wipinga kandi yasabye gukanda akanyenyeri reka nkubwire nawe jya ugabanya imikino aho ngaho umuntu buriya umuntu ukuru utajya wemera ko akuruta urumva njye RWEMA ntago nganya ubushobozi nawe nta na kimwe cya zero mfite aryo ubwo iyo mibare ibaho nta na kimwe cya zero mfite urumva kuri RWEMA nese ubwo uragira ngo njye kuvuga ngo RWEMA njya nsabye gukanda akanyenyeri sinabishobora iyo umuntu avuze kanda akanyenyeri aba ari amafaranga urugero nka essence cyangwa se uko yakugeraho rero urumva nabishobora ubwo rero RWEMA yaremewe abakire. Nese ubwo niba uri mu rwego rw'abantu bashobora kuba bakwaka ikiganiro RWEMA akagusaba gukanda akanyenyeri urumva atari we waba utunze RWEMA? nawe wisuzugura umugabo urumva wisuzugura umugabo. RWEMA afite ibintu byo kuvuga byinshi kandi bihagije urumva neza. Kabiri RWEMA ni umusesenguzi mwiza bwo uko biri ntago najya impaka RWEMA ni umusesenguzi mwiza. Ikindi ari gusesengura abishyira mu rundi rwego pe nk'uko yabivuze agasesengura nyine ikintu wumva ku buryo njye narabanje no kugira ngo ni umunyamategeko ariko ngo nawe ni ukuyasoma cyane ntago ari niyo mpamvu ejo bundi waje uvuga ko ari umunyamategeko none uje kwivuguruza. Njye se ndivuguruza kuri RWEMA ari icyo mpfa nawe hari nubwo se yantutse njyewe ko atajya atukana numva RWEMA ahubwo we njye ikintu mbona ikintu ngiye mbona kuri RWEMA ni umuntu w'umugabo ariko adversaire yagukanze. Adversaire se uri kuvuga ni adversaire reka nkubwire nuva adversaire ari ukuntu ribegera gutya ikanyuzamo akanyafu kuri social media buri muntu wese agatitira akavuga uti nyamaze uyu nazisenguye ushobora kunkora oya itonde gato nta bandi batitiye bapasi ejo ntago biriweyo birirwa he muri ribu. Ariko rero iyi nkuru nge ndumva ituzuye twahise twinjira mu kuba twakataka tudasobanuye ese RWEMA asezeye ate ibyo rero nyine asezera iyi nkuru ndumva rero RWEMA hoya buretse nabyo nose ku kiganiro tukigifite turacyagifite habwo ari ukuntu ngewe umuntu uburegarega mwe ntimubireba ko umuntu uregaregara none amakuru kumva yakubanye menshi byata none rero ugahita uvuga ahubwo RWEMA ngavuga uko yasezeye hoya noye mutumirwa ubwo none se nyine ko ndi kubivuga ukavuga ngo tuyitangire igice ruvuga ngo RWEMA ubu tuvugana we yidekaraye avuga yuko umuntu wese ugomba kumuhostinga yaba ari umunyamakuru bagomba kujya basinyana iki amasezerano bakajya no kwa noteri. Niyo mpamvu natangiye mbabwira uti n'ubundi RWEMA ntago yari uwo ku mihanda ku bukire afite yari yishimiye no kwamamara kuko hari abakire benshi bazwi muri banke babitsamo mu bikorwa nyine baba bakora mu business ariko ku buryo nk'ubu ngewe nindamuka mpfuye abantu benshi bazahurura baze gushyingura ariko hari umukire upfa hagashyingura umuryango naho yakoraga bazahurura koko ubwo ngewe nakoze impanuka bararira none wibaze nimpfa ariko hari comment ebyiri nasomye shameta mbona ko hari abantu badakishijwe ari umuntu wanditse muri comment ati narinzi ko muri kukibika ko cyapfuye nkaho kiracyanahumeka buke hari abantu batwandikaho comment ku buryo ushaka kurara wumva ushobora gusanga wenda uriya wanditse comment ari muri bamwe bigambye ati buri ubundi ukuntu byari bipanzwe uriya ngewe ntabwo nzongera no kumuvuga mu kanwa kanjye ubundi ari amazina naseze ntazongera kuvuga urugero nibishaka Noheri na Pastor Mutesi
usumuzanye ute mu kiganiro ko atasezeye ko atagize utumuzanye twikomereze kuri Rwema none se ntibishaka umuzanye ute mu kiganiro ko atasezeye hari uwo mvuze se ko ari wowe bunteza dore Zekiye ni ubunteza amatiku simba marambe babwira none se njye nitwa papa matiku kari wowe uryitwa none se nuko tuyakuziho niyo mpamvu uko bavuze ngo ndi umunyamatiku cyane ariko ratamureke mbaho inkuru mwese mubanza no mutera gato ubu dutangiye ikiganiro dutangiye ikiganiro byagenze bite none rero uyu mugabo Rwema umukire dufite muri showbiz imbere ya byose uramwemera inde ni gute utakwemera umuntu nakoze impanuka agakanda akanyenyeri kumbe nawe yaragakanze nyine yarabivuze ariko njyewe yankandeye akanyenyeri Rwema aravuga uti bureba ukuntu wigira gusa ntago akunda abantu babivuga ngo ku mihanda cyose umuntu akamufasha akabivuga oya yamaze na Yesu yakizaga umuntu akavuga uti ntabivuga akaba aribwo agenda akabivuga noneho ngende kanze mbivuge no mu cyongereza mu cyongereza avuga ngo iki kutatubwira thank you Mr. Rwema you are supporting I thank you Rwema ako bite byanyu ubwo se nkivuze thank you se ntago ari cyongereza ni cyongereza none se ubwo ntacyo mvuze ndavuga igiswahili mushimire mu giswahili asante sana Mr. Rwema shukrani twikomereze ntabwo twaje kwiga hano nje nta nubwo twaje ariko nawe ndakizi nje nzaza urakizi kabisa no gusora indirimbo yo mu cyongereza munga kubarikiye n'utwo urimo uragenda utoragura nyine birumvikana kuko wakabivugira none se njya Kenya navuga twikomereze kuri Rwema njya Kenya navugaga iki cyandi mu Bugande navugaga iki wavugaga ikiganiro ahubwo reka nibwirira abantu Rwema rata yasezeye kuri iyi mihanda nihe mpamvu yayisezeyeho ni ukuvuga ngo iyo utangiye kuzana kondisiyo ku bantu bashaka kuguhostinga hari abantu batabishobora niyo mpamvu natangiye nitangiraho iki urugero by'ukuri niwe waba ubaye wa mbere uje kuri social media uvuga ngo niba guhostinga ngo muzagirana iki amasezerano noneho ikigeretse kuri ibyo ngo mujye kwande kwa noteri ese mwokagira imana ubu Rwema koko uragira ngo uko kujya kwa noteri n'inkuru watangaga by'ukuri waduhaga ibitekerezo byiza kandi ukaduha mu busesenguzi twese nyine buri muntu akumva ukuntu urimo uragira ute urasesengura kandi nta wahakana ko ubusesenguzi bwawe butagize umumaro bwagize iki umumaro rero uko nguko impamvu mvuze ngo yasezeye ku mihanda Rwema ni uko izo kondisiyo yashyizeho uzabura n'ugutelefone oya inshuti ze uko byagenda kose inshuti ze abamukundaga ntago bazabura ku telefone ikindi no munsi afite YouTube channel oya ndi kuvuga nuvuga ngo nimba yazaga kukuri nyako n'urugero biragoranye ko njyewe nzajya kwa noteri nese ubwo n'ubutaka nzaba naguze ni imodoka sizaba yakoze impanuka ngo tujye kwa noteri turebe ni imodoka se ni haye masezerano se nzaba ngirana none se nzaba namukodesheje nuvuga ngo erega iyo turi hano twese nuko abantu batabyumva wenda muri wite muteraho na comment ibyo mvuze buri muntu wese aba ari hano ari kubaka igihugu kuko ushobora gutanga igitekerezo kikarebwa n'umuntu kandi icyo kintu gitanzeho igitekerezo kikaba cyazamuka kikagera na kure ariko nuzanaho ibintu byo kuvuga ngo nukugira ngo musinye mugire gute biragoranye cyane ko hari abantu batazumva ibitekerezo byawe kubera ko babuze ubushobozi bwo kugira ngo mugirane amasezerano mujye no gusinya ibyo rero ndi kubwira abantu niyo mpamvu ndi kuvuga ngo yavuye hehe ku mihanda ubwo yanasezeye kubera yuko impamvu yasezeye izo kondisiyo ziragoye rero niyo mpamvu Rwema nese ushatse kuvuga ko ntabazazikurikiza
nta muntu n'uyu n'umwe wanazikurikiza kubera ko impamvu cyukoze wenda Gasaro weho n'ubundi nawe weho na Rwema mwenda kuyingayingana wenda izo ntungu zanyu zirenda kureshya wenda we birashoboka ko wasinya bikemera ariko biragoranye ko hano hanze hari n'ababuze uko bahemba. aha ntago byoroshye, bigoranye ko wajya gufata umuntu ngo ariko ubwo urumva umwanya urimo. Ni ukuvuga ngo ubwo nuko wapanga ikiganiro nka saa 12 z'umugoroba, saa moya mukamuri kuzunguruka mu by'amasezerano, urumva hazaza abagabo basinya, nta masezerano atagira abagabo, kujya guhiga noteri, kujya gusinya, noneho umuntu akajya yajya kwicara iki kuri kamera. Ahubwo Rwema we navuga ikintu cyatuma RIB itamuhamagara, kuko impamvu ari gukora amasezerano n'uburyo bwo kurinda umutekano we, ajya azavuga ibintu agize ute ashatse, noneho bibazwa iki umunyamakuru. Nje rero ndumva umuntu naze hano avuga ibintu bitamushyira hehe mu kaga, arebe ko abantu batabyumva. Ariko nuza ukavuga ngo ukagira ibintu usesengura, ubusesenguzi arutse gukora ku muryango wa nyakwigendera Pasteur Theogene, ubwo busesenguzi n'umwana w'uruhinja yumvishije ko bitari neza, n'umwana w'uruhinja yumvishije ko atari byo kuvuga ngo uriya mugabo n'undi ntiyari uwa mama Pasteur, kuvuga ngo agiye kubona undi mugabo. Ntabwo ubwo busesenguzi bwari bwo, ntago kandi si umunyamakuru wamubwiye ngo agire ute agenda bivuge, niwe wabivuze ku giti cye. Nimba rero agiye agasesengura akavuga ngo njyewe ngo nanacunga neza ngo mu masezerano yari afite ngo ari busange nyakwigendera Pasteur Theogene ngo atari umugabo wasiye, ngo asiya nabitekerezaho neza, narabukurikiranye ubwo busesenguzi, ngo noneho ubu ngo nibwo Imana igiye kumuha iki umugabo. Rero ntago ibyo ari byo, ibyo ngibyo nawe urumva yasesenguye nabi, ntago yari kwakira comment nziza, arabizi kuko hariho gushaka. Niyo mpamvu umuntu ari kujya gusezerana, asezerana kuzatandukanywa n'iki n'urupfu. Rero impamvu umuntu atandukanywa n'undi n'urupfu nuko uwo muntu nyine bishoboka ko ushobora kubana n'umuntu umwe muri mwe akitaba iki Imana. Ubwo busesenguzi rero nje ndabona butari bwo, ntago ari bwo. Ngwino usesengure ibikwiye, ureke gusesengura ibidakwiye, kuko biriya bintu wasesenguye n'umwana ufite imyaka 2 ntiyabisesengura. Umuntu arubatse urugo, babyaranye abana bangahe, bafashije abantu, bubakiye abantu amazu, bagize gute, none wowe uraje uravuze ngo n'ubundi nacunga mu buhanuzi ari busange urugo rutarurwa. Ntago ari uko bimeze. Urugo ushobora kurushaka n'Imana yarushigikiye rukanga kubera shitana birwanya, ariko si igisobanuro cy'uko Imana itari ibirimo. Ushobora gushaka urugo shitana akabamenesha, akareba hari intege nke akahanyura, n'umuntu afite imitekerereze, kuko twese ntago duhuza, mbuze uko mbyita mu rurimi rw'amahanga, ariko no mu Kinyarwanda nabwo ndabibuze. Ni character. Twese ntago duhuza character. Ubwo rero uri kumva by'ukuri ntago Rwema waza uvuga ngo uyu muntu ngo ntibari kubana. Wayi gute batari kubana? Ni gute uvuga ngo ntibari kubana ngo ntiyaruwe? None se niweho waruwe? Ntago byumvikana. Aha wasesenguye nabi kandi tukwemera. Hanyuma rero Rwema uri umusesenguzi mwiza, ariko iyo umuntu ari mu musesenguzi mwiza shitana bagomba ngo iki? What do you say? Utancuka. Akubwiza ukuri. Umva nkubwire. Ni ukuvuga ngo hari ibintu ushobora gusesengura n'umuntu uwo ari we wese akakunyuzamo icyo bita iki ijisho, ku buryo rya jisho bari bakunyujijemo. Dore hano mfite akabatiri sha muhungu, akira mu mpere. Ku buryo rya jisho bakunyujijemo abantu bose bahita bavuga uti burya ntago urumva umuntu bavuga ngo twamwemeraga ngo nk'umuntu w'umugabo, urumva ngo ariko kuri icyo avuze cyo ntago nyine urumva bihita bigutakariza iki icyizere.
rero n'ubundi njyewe nashyigikira Rwema icyemezo yafashe cyo gushyiraho ayo mananiza kugira ngo ite werekana kurenze. Ubundi iki kintu wagikoze kugira ngo werekane kurenze, uri umuntu w'umudanje, uri umuhatari nyine bya danje, ku buryo weho nyine ugomba no kwihagaraho ukavuga uti no, njyewe muzanze mukubite sinyatire hariya ibiki n'ibiki. Rwema hariya nawe wavuze nabi rwose, wavuze nabi. Wicare kuri ya cano yawe ubwire abantu uti nisubiyeho mujye muntumira, kuko nutabikora uzabura no guhamagaraho mu YouTube. Nese ubwo ubundi ni ibiki waza ubuje gusesengura bari gusinyisha amasezerano? Nyine mbwira weho tuvuge wenda Justin arasambanye, uraje kumusesengura bagusinyishe n'amasezerano ko wari ufite inama wari kugira Justin, nutaza ngo wicare uyimugire ninde uri bubuhombye? Wehitarana Imana yaguye yo kugira abandi inama izabipfuye ubusa. Ibyo rero by'amako ahubwo avuga ngo ukeneye ibinyamakuru wenda bikugura, biza bikugure aba ari uzajya utanga ibiganiro gusa kuko bibaho. Ntago ari cyo Rwema ashaka, kuko nabamubwiye kuba nigera bivuze ku mihanda, namubwiye kuba bamugura yarabyanze. Ati ngewe ubwenge bwanjye nubwo guha abantu bose. None nimba ari ubwo guha abantu bose ni ukubera icyo abishyizemo amananiza. Wenda navuge ko ruriya rumodoka rwe yabuze sansa rushyiramo, abibwira abantu avuga uti nanjye aka business nakoraga kagenze neza. By'ukuri ushobora gukorerwa na business ya miliyari zingahe ikanga. Ntabwo sansa yayibuze kubera yayibuze, atayibuze ntabwo yavuga yashyiraho ayo mananiza. Kamvuge gahoro uvuze ngo umva impamvu atayibuze. Yari yaravuze ko na kondisiyo zindi uzajya ashaka ikiganiro azajya amusanga iwe Masaka. Niho bamwe umubare w'amazi bisoko rigano bamusangaga. Rero wivuga ngo yabuze sanse kuko mu byo yabore sinikeza ke sanse irimo. Nyine sanse impamvu yayibuze nuko yabigumishije Masaka, kuko ntago yabasha gutega ngo ajye kuri teke. Ahantu bihuriye. None Rwema ko yajyaga yishyuza ikiganiro abyemera ku mihanda. Niba byemera imihanda ko yishyuza ikiganiro, ayo mafaranga kwishyuje se si yabagaraye sanse. Wawe nyamara wasangaga koroboyi katse. Njyewe icyo nemera cyo rwose ntago nemera, ntago ari esanse. Ko Rwema atega akamoto kugira ngo ageze gutanga ibiganiro nkuko nawe ugatega. Man, iriya modoka inywa menshi yanze kongeza mu biganiro kuko ntago yavamo. Iriya modoka inywa menshi, ubanza cyafite ikimodoka mani kiruta vewiti, narakibonye ni kinini cyane. Ngo ureba ro kukivana aho ngaho kaza ngo Justin wenda ari wenda tuvuga guhaye veni n'urugero, icyo cyagera igihara cyaya kokonoye akaza gusubiza iki. Nje cyo nabwiraga Rwema we humva nkubwire nyumva turagukeneye umusanzu wawe ntago turawutesha agaciro. Tumva nanavuga gutya, umusanzu wawe urakenewe. Ibyo byo gushyiraho amananiza ntago ari byo. Hindura ibintu wavuze bihindure. Ibintu byo gushyiraho amananiza ntago ari byo. Ubusenge nazakubona. Ubundi sara umunsi n'umwari bwakoreshe Rwema ku kuri nyako. Ariko Rwema ni inshuti yanjye. Rwema mfite ifoto yanjye nawe. Urumva icyo ni icyambere. Kabiri nagize impanuka aransura, burerega niko kugusura. Hari umuntu ushaka kugusura yahageze, hakaba n'undi ushaka kugusura akohereje agasukari, kandi ikindi atari uko yanze kuhagera ahubwo wenda ari mu kazi kenshi. Urumva ibyo rero byo kwicara ku kuri nyako nahazahicara nuko ntarabimubwira. Ako se ntago ubona ko bamwe na bamwe mu bantu bari kugenda bafungwa bari kuzira ibyo bavugiye ku mbuga nkoranyambaga, kuba Rwema yafata icyemezo akavuga Rwema se nk'umuntu ufite IQ ya 4, ari ubwo 4 biri hejuru. Ufite 4 uri muri 4 dimension Mutabazi. Oya Mutabazi nayo. Nayo. Ushingiye ku cyo nayo se. Wavuga ko aba muri 4 dimension. Gusa Mutabazi ni umunyabwenge na warabizi ko mukunda. Ewan agusobanura ikintu kacyumva. Noneho gutya mwicaranye muri kumwe. Agusobanura ibintu kabyumva neza cyane. Ariko hari ibintu bidakunda. Iyo muri 4 Mutabazi ari muri 2. Uramumanuye? Ari muri 2. Ni hari rwose aho muri 2 niho. Twikomere. Ko nimba ngende muri rimwe. Wese rimwe uryo ririmo? Eh. Ntaryo.
ariko uzi ko usekeje ntacyo kandi nanga igitekerezo kikumvikana hano ukaba uririmo se ukananirwa kumva impamvu ifatika Rwema uretse nkubwire Ezekiyeli dore impamvu ntabyumva. Nta muntu n'uyu n'umwe hano umunyamakuru araza ngo amukoreshe ibyo washaka. Twese uko dukora inkuru n'ibiganiro turabizi, ni inkuru iramuka ivuzwe n'uyizaniye ku giti cye, n'ufatiwe, n'ugize ute. Hari uko inkuru zizana hano kuri YouTube, umuntu akaza gusesengura ibyo abona, ntasesengure nawe ibiri butume bitamujyana mu nkiko. Sibyo? Ni nk'igiki wabonye yasesenguye ukabona koko ko iki kintu cyamujyana mu nkiko, akaba ari nacyo kintu kimutera impamvu. Hoya nicyo kimuteye ubwoba ahubwo. Niki? Nicyo kimuteye ubwoba, kiriya kintu cya Pastor Theogene Nyakwigendera. Ajya kuvuga kuko yabisesenguye nabi byo. Ariko ntago ari umunyamakuru wari wamubwiye ngo agire ute abisesengura. Ariko rero urumva uko yabisesenguye, iyo umunyamakuru aza kuba yarabisinyiye hariho n'umukono wa noteri, hari kwitaba umunyamakuru. Rero ubwo ngubwo Rwema ari gushaka gushuka abanyamakuru ngo ajye bajyana muri gereza. Ntago ari ibyo ntago ari byo, ndabihakanye ngenda bisheshe. Ubwo uravuze ngo abanyamakuru babe maso ahubwo uzasinye ayo masezerano azaza yicare avuge wumve biraryoshye, avuge wumve nibyo ubyaporodinga ubishyireho abantu nibabibona. Icyonzi kibyo murangira yifugiye do nabyumvishije amatwi aya ngaya. Nibahamagara Rwema ababwira uti ngewe ariko aho navugiye mpafite kopi y'amasezerano nagize ute nagize. Ariko ikibazo gihari ni kimwe, ko numvishije nabyo ribu nta gaciro ibiha. Ko ari cyo kibazo. Niyo wajyana amasezerano ateweho kashe yo mu ijuru, pfa kuba wakoze ibigize icyaha. Kuko umwe yaravuze ejo ati, naramwumvira aravuga uti, umuntu ugambiriye gutwika Nyungwe nuzanye ikibiriti bose ni bamwe baba bagomba guhanwa. None kuki bafunze uwagambiriye gutwika Nyungwe, uwazanye ikibiriti ntibamufunge? Akona kuka kumvaho. Aha ngaha rero ni Umuvugizi wa Niba aravuga ngo yaba uwatije umurindi kugira ngo uwo muntu atangaze bya bindi, yaba n'uwo wabivuze, bose bagomba gukurikiranwa. Bishatse kuvuga iki? Niyenda bamuterereho kashe, nanjye aze mwandikira amasezerano mu gitondo. Aha ngaha ndaza kwibaza iki kibazo rero nanibajije n'abandi bose bakibaza. Hari ubushobozi bw'amafaranga runaka busabwa ko ugomba kubanza guha Rwema kugira ngo mugirane ikiganiro, hakaba no kujya guteresha no kwandikisha urupapuro ruriho umukono wa noteri agasinya. Noteri azakenera kwishyurwa, yego, kuko ntago azabikorera ubuntu. Noteri sari ubwo ahenda ayo ariyo yose, azishyurwa n'umunyamakuru, azishyurwa na Rwema. Kuko se ubwo ntubyumva bizagenda bite? Azishyurwa nyine n'umunyamakuru. None se si ibintu wumva? Kuko ari twe abanyamakuru tumukeneye, nitwe tugomba kwishyura. Ubwo urumva umunyamakuru ntago Rwema azabafungisha umunyamakuru, ubwo umunyamakuru niwe uzaba wifunze. Nyine ubwo hari abanyamakuru bashobora kwiyahura, ibyo babyita kwiyahura. Ariko ubwo igisobanuro ni iki? Nuko Rwema intebe nyimukuyeho nkaba nyicayeho. Nyigukuyeho kubera ibyo bintu byawe, ubwo ngemise nyicaraho, kuko ntago ibyo bintu byamananiza byakunda. Ikibazo nuko witoye. Ese kwiyamamaza ariko nabyo bibaho. Ahubwo mbonye muri kwiyamamaza ntibibaho. Mbonye muri komenti z'ikiganiro nijoro yakoze. Buretse gato hari ikiganiro yakoze nijoro, harimo komenti imubaza ngo nge ninge perezida w'imihanda ubu w'inzibacyuho. Ntago twagutoye. None se wari uriho ntiyagiye ko guherika ubutegetsi urumva? None se si yagiye, ubu ni ngewe uhari w'inzibacyuho. Ikibazo rero niba yagiye bivuze ko udahiritse, wari gutorwa n'umutwe ushinzwe gutora. Reka nsome ko wavuye
gisome ntabwo icyo kinyarwanda cyane se ntabwo uzi gusoma ko weguye ku perezida w'imihanda ubwo nubwo imihanda ubwo urasiga wimitse nde biri kuri RWEMA solutions tunakore subscribe ariko aritoye ngo iki cyaza nuko nta nteko yagushize ari nkawe watora nde Ezekiel ari nkanjye rero ndi kubona nta numwe natora kuko ntushobora gutora Juste n'ubundi ayo mananiza RWEMA azanye nawe yazayazana gupfa igihenda nuko ugirwa umuyobozi wahubwo umuntu wawe wabyuka mu gitondo wamutaye muri yombi none azi ko ari perezida noneho yabyuka mu gitondo yatawe muri yombi abantu mubona ndi ayo werekandaga ko bivuga we ubundi nde twatora Claude njye mbona nta numwe wo gutorwa kuko na RWEMA nawe ntiyari yatowe ubwo rero nimba ari uko kuri YouTube bajyaho ubwo ngiyeho ubwo Claude nta cyizere wamugirira oya kuko Claude impamvu atanajyaho yari asesenguye nabi ate rero yari abisesenguye nabi urumva gute nyine nuva ngo RWEMA nimba yavuze ibi ari nigeje yakora ikiganiro uti ngiye mujye muza nzajya njya gusinyisha ku yanjye mu nsanga nk'uko mwahansangaga ubundi nibirangira nkomeze ariko RWEMA uku niko kuva ku mihanda ariko Claude wagiye gusesengura akajya ashyiramo utuntu tutarimo ikinyabupfura tuhese kandi noneho mwaka byaramo tutanteranya na Claude byibuke cyangwa na RWEMA umwe muri abo ahubwo ngiye cyo nabwiraga RWEMA ni kimwe by'ukuri RWEMA ibitekerezo bye birakenewe imihanda rwose turamushaka ahanga ndahibaza iki kibazo ku ruhande rumwe uragaragara nk'umuntu wishimiye yuko ava kuri iyi mihanda kugira ngo wicare kuri iyo ntebe erega ahubwo si none ukavanga ibitekerezo byiwe ibitekerezo bya RWEMA birakenewe byari umusesenguzi mwiza ntekereza ko wenda agiye ashaka ngiye cyo mbona ahangaha RWEMA ashaka ni ukugira ngo hatazagira umunyamakuru umwitwaraho mwikomo kuko ibyo birananiranye bifite amananiza noneho umukeneye wese ajya amusanga kuri RWEMA urumva ushatse kuba ko harimo kwamamaza cano yiwe kugira ngo cano ye izamuke igira ahantu iva igira n'ahantu igera niyo systeme RWEMA we ayisazamo aravuga utaho kugira ngo nzazire n'ibyo abandi nzagwa iwahandi nzagwa iwanjye ubwo ni ugutwika rero ari gutwikira cano ye nyine ari kuyitwikira cano ye ni ukugira ngo izamuke ubuse bose ntibagiye guhita bajya kwa RWEMA ibihabera wa mugani wasanga rero agatara karatse oya nawe wisebanya RWEMA afite we wabivuze se jewe rero reka nkubwire ninsesengura ibintu nk'umusesenguzi ntago mba nkizeho kashe ko ibyo bintu ariko bigize ute bimeze ahubwo ari ibintu ushobora kwibaza umugabo aratangiye aheziwe mu rugo yatwaraga imodoka y'igikoko akaza kuri teri aratangiye abwiye abantu uti mujye munsanga hehe iwanjye kandi nabwo nugera iwe ikiganiro uragira ute uri bukishyure urumva kishyura gute nyine ubwo afite uko ikiganiro cyishyurwaga nawe arabyemerera nimba bamusanze iwe n'ikiganiro bakacyishyura bishatse ngo rwa rumodoka rwe nimvuga urumodoka mutibwira ko ari rubi ni igikoko ni urusimba oya nako ni imodoka nziza iyo modoka rero ntinywa amazi ntinywa n'amabido ntinywa ivumbi inywa esanse uri kumva birashoboka ko erega buri umugabo wese ukora business niyo yaba ari guhombaho igihumbi ari karuma ntago ashobora kwemera ko icyo gihumba gihomba ese Juste ko bigaragara nkaho utewe agahinda n'imodoka yiwe ko bigaragara ko uyifitiye agahinda ese ngiye naterwa agahinda n'imodoka nagira n'igare ese Juste reka nkwibarize ubundi muri aka kanya umuntu witwa Juste wicaye ku ntebe ya RWEMA ubaye wicaye reka mvuge gutyo ku ntebe ya RWEMA mva ko ntoye ndetse RWEMA yatubwiraga ingingo rimwe na rimwe ku biganiro bigiye bitandukanye akatubwira ati ingingo yo kuba umufatanyacyaha ihanishwa igihano iki n'iki nkawe none reka tuvuge ngo kuba umuntu nyamakuru n'umutumirwa bafatanya icyaha bihanishwa iyihe ngingo kuba umunyamakuru
umunyamakuru njyewe nanjye mutumirwa kuba dukoze ikiganiro kikazamo ibyaha muri make reka mvuge ngo nubwo wabivuze ngende umufatanyacyaha kuko naguhaye ino microphone yanjye ngo ube watangarizaho bica no ku muyoboro wanjye ube watangarizaho ibyo bintu bigize ibyo byaha bihanishwa n'ihe ngingo biterwa nyine n'icyaha nyine y'ubufatanyacyaha niyo nakubwiye ingingo y'ubufatanyacyaha rero ngiye ntago ndi porokireri ubwo nimba nsimbuye Rwema nzajya mu bitabo mbisome ariko ubu ngubu ngiye sindi porokireri ngo mbashe kumenya ngo icyo cyaha cyakozwe gihanishwa iki ariko ngiye nk'ibyaha nirinda gukora niyo mpamvu ubona abantu bose baba bavuga uti jisite mwamujyanye banjyana ese ngiye nasomye itegeko rituma ntakora ibyaha hano kuri iyi mihanda nirihe nk'itegeko ryo gutangaza amakuru y'ibihuha ikibihana kubangamira umuntu nyine kubangamira umuntu uragira ngo mvuge ngo ingingo y'ijana na oya uratubwiye ngo wasomye itegeko yo gutangaza amakuru icyo nuko ibyo bintu bihanirwa imyaka 3 oya ni ingingo ya kangahe oya ibyo by'ingingo ntabyo nzi ahubwo nzi igihano urumva nzi igihano niyo mpamvu mbyirinda rero nje nzi igihano rero buriya nkanjye uzi igihano uhita unabyirinda nyine nubwo ntazi iyo ngingo ari yakangaye ngo nyirangira abantu ariko mba nzi igihano se twagutora dushingiye kuki twumva nta n'itegeko nari muzi byibuze nuba ari imitsi none se nanjye reka nkubaza nanjye reka nkubaza ndeviye itegeko hano kuri iyi mihanda ariko uzi ko musetsa none se nanjye reka mbabaza nubwo naba niyimitse abandi nsimbuye Rwema kwejo ari bugaruke nawe ntiyayiva yahita aza akankura ku ntebe ye ubwo rero n'ubundi mbaye nyicayeho mu gihe ataraza hanyuma muri iyi minsi rero nka jisite uri kutubwira ko yego niyihe migabo n'imigambi wajya nicyo hino nongeye kumaza udufitiye nje migabo n'imigambi mfite abantu mudukurikirana n'ubundi mporamba amakuru ku gihe ni igihugu turitse ibintu by'ibibombe ngo turitse ibintu by'ibombe ni iby'amakuru mutambekera nuvuga ngo Rwema by'ukuri hari ukuntu yakoraga ikiganiro ariko uko avuga nuko mvuga biratandukanye sibyo abantu bose barabizi rero buri muntu wese agira style ye hari ubyina muri reggae undi akabyina mu nkongomani ubwo rero nje juste ingingo ya 39 ivuga gute niyo tariki ntago ariyo navukiyeho kandi umaze kubivuga ko ari gutangaza amakuru y'ibihuha none se ingingo ariko ubwo kangiyemo ingingo ya 39 ivuga buki ivuga ibyo bavuze wumvisha ivuga ngo iki nyine summary ikora summary ariko gasa reka mbanze nkubaza wiza amategeko uri kuncuka njewe ntago niza amategeko nizi by'ubupasiteri nese ubwo ibyo bintu biri buhurire he ni ukuvuga ubu ngubu nanjye nakubwira 10 yo muri Bibiliya none nawe ibyo uri kumbaza nanjye nkubajije ngo iri jambo rivuga gutya riri nta muntu wamanira ko ntazi Bibiliya nanjye nawe wamanira ko nazi amategeko babiguhanira kuko ushobora kuza hano ukayica nkana ariko nje nababwiye yuko nzi ibihano kuba ubwabyo nzi ibihano byatuma ntinjira mu kwica itegeko umuntu wifashisha mudasobwa sibyo cyangwa se reka mvuge ngo agatangaza amakuru yateza imvururu muri rubanda yego cyangwa imidugararo yego yabikora ku bushake cyangwa se igihano se si 3 na 11 ubushake utabizi umuntu igihano ni 3 na 11 akaba atuma uwo muntu ari kuyatangazaho yamutakariza iki igihano ni 5 11 urabeshya ni imyaka 3 ariko itarengeje 5 kaye mu Kenya rero wabivuze nyine uri kumva muri kumbaza cyane kadusoza rero ikintu ngiye nabwira Rwema ni hazabu y'amafaranga y'u Rwanda miliyoni ariko atarenze miliyoni 3 yego wazibona ishamwana nazibona ubuse twataha ariko ntabwo uratubwira imigabo n'imigambi nicyo dusoza njewe iyo ndi kuvuga ntago ngiye nicaye ku ntebe ya Rwema kuko nawe ibyo yakoze ikiri gisara na seka ntago byakunda nimba avuye kuri imihanda ubwo no kuri cano yaveho
kuko nawe ni umuhanda kandi ntibyakunda Gashobora kuba ari akayira. ahubwo wowe Rwema twika neza, twika bizamuke kabaye akayira. ariko iyi ntebe yo ntiwayivaho. Kabiri rero, imodoka yawe ongera ugaruke uyitwaye, menye ko nta esanse wabuze. Urumva rero, zamuka uzigihara, aguha ikiganiro, umpereza ikiganiro ku kuri nyako uzanye n'imodoka, nyigukoreshe uyimo cyangwa uyime. Ngayihe geste. si ubaye perezida se? Sinjye ubaye perezida, kuko ubaye perezida uba mu nzu perezida yabagamo. Urumva, sujye ubibona se muri Amerika umuperezida uvuye ku perezida ava mu nzu yabagamo, uto akaba ari uyibamo. Yebereka nashye. ubwo imodoka ya Rwema ubu tuvugana ibaye ya Pasteur Jesse. Nyine turagurana byose rega, turagurana byose. Warimuka kuko bimunaniye aze kubigihara, nje nimuke ngende nje kuba muri kiriya gipangu yabagamo. Urumva, ariko kiriya gipangu ntago cyubakiwe abaperezida b'imihanda. none se nimba ari perezida w'umuhanda kuki atategura abaperezida bamusimbuye babo? Aho yabaga ni itegeko, ubwo turahaba. Juste ndasoje ngewe Urakoze ubwo Rwema, nizere kubyumvisha. Subira ku muhanda bibe na bwiza, cyangwa uzubigihara mitenza mbi Masaka mu gipangu, wimuka uzufata ibyo nari mfite nanjye. Ubwo nubundi turareshya. Dusoza mu gukabiye intebe ya Rwema, umeze nk'umuntu n'ubundi uyifitiye ubwoba kuko uragaragaza ko witeguye. Wayisubiza izanisa. Nyine uri kumva nuko jewe perezida uyoboye nari nkimufitiye icyizere. Urumva, ariko amananiza atangiye gushyira ku bamukurikirana arakomeye. Gutinya ibiturika bya Rwema. Oya, ntagaturika Rwema, ahubwo akukubita ingingo ukumva niyo. Urumva, akakuganiriza ukumva ibyo avuze nibyo kandi akabivuga yemye. Noneho buryo uvuga ikintu uri umukire, utari nk'ubu ngubu ngiye nkiri mu bihumbi 50 nibwo butunzi mfite. Urumva, ubwo nibwo dusoza ubundi wijya kumbaza iby'ubutunzi. Dusoza ni nk'ikihe kintu Rwema yakoze gifatika gitumye yirukanka hagati intebe ku buryo nawe uza kwisigara? Hoya Rwema buriya Rwema ikintu akoze, tunasoza ndumva ari cyo cyane. Dusoza ikintu we yakoze ni ukugira ngo abanze aruhuke. Hari yasesenguye nawe ujye mu comment urebe, ziri kumutuka zose. Ariko nubwo ariko ari umuntu uzano kuri imihanda, ariko atinya comment ngo n'ubwoba, ubwoba yagize. Reka tugushimire, murakoze. Ibiganiro byacu nakagaruka, mukore subscribe, mubane natwe mu nkuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Ndabashimiye. GASARO TV.